kundi byagenda ahubwo se wowe famille yawe nta kintu ivuga kuri ibi bintu babitekereza iki byibuze bo nta ruhare rwabo mbega rugaragara bakubwira cyangwa ntago mukibasha kuvugana nabo tuvugana bisanzwe biraho barabimenye amakuru ye ndajya kwa muganga aho bambwiye bamujyanye si mubona tabwa tubirekera Imana nimba ariho nimba yarapfuye koko barabyishimiye so kuvuga ngo wenda ngo nuko hari igihe umuntu ikibazo cyiza pati nk'ukababara ikindi gico nyine atahubwo muvuga ko yapfuye amazina ye saya naya arayambwira amubwira ati nayo rwose yahene se yageze hirya yo arangije arambwira ngo umuntu muri gushaka yitwa gutya na gutya muvuga ko yanapfuye ati nuko ndamubaza sino se basi umurambo we barawubonye ati ntago ari umurambo babonye ahubwo ngiye nasuye umuntu muri gereza hari ukuntu bari guhamagara amazina n'ibiki y'abantu bafunzwe se y'abantu bafunzwe iyo nitegereje neza nkareba amazina Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazina Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalingo mingwana manzina Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzina Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongere ngo ikaze dukurikiranya kuri Manzina Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya rwakazamura igisho ry'abaganda gasika mutono saa 7 mugoroba saa matara gacyaka cyaka mundi cyo kuri Manzina Innocent TV wirebere byinshi byiza tuba twagutegura umwaka dufite akazi kenshi kandi wambukura mu gihe gito no gusaba kuri subscribe n'imbutari wayikora ndetse nawe wayikoza na kunyangusaba cyane kujusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigende bigera mu mpande zigiye zitandukanye z'isi maze iminsi nkwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe icyakunze gitakunze kugira ngo menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanyika ntagire merezi kaze abakunzi bacu bari muri Amerika Aziya Uburayi Afrika ndetse na Australia bari mu gihugu turanye Uganda Burundi Kongo Kenya Tanzania ndetse naho imbere mu gihugu amajyepfo amajyaruguru asirazuba uburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali nkubwire ko urukundo ugenda tugaragariza umunsi ku munsi tutazahwema kurusigasira kandi Uwiteka Imana ajya guha umugisha kandi nshimira umuntu wese uri kubana natwe muri ibi bihe bitoroshye turi gucamo muri ibi bihe bigoranye muri ibi bihe twabuze icyo dukora muri ibi bihe twabuze icyo tuvuga muri ibi bihe twicariye Kigali ishyushye twabuze amakuru twabuze hepfo na ruguru ariko twizera neza ko Imana ihari ku bwacu kandi Uwiteka Imana azabigenza neza byose bikagenda neza cyane ngo muri Yesu biremera n'ibyananiranye byose biremera mwabantu mwe murambona aha ngaha nibereye mu cyaro naje kwa Innocent ngezeho ndamubura barambwira ngo yaje kuragira ihene hano haruguru ku muhanda bati rero reka nzamuke ndebe ko mpamubona mu byukuri numvisha amakuru ariko nanjye ntago ndabashuwa neza nimba ayo makuru ari aya nyayo ntago ndagira information zihagije kuri ibyo bintu ariko byanga byakunda navuze ati aya makuru asubije imbaraga mu bugingo cyangwa se asubije mu imbaraga ntago ndibuze kuyihererana ndagenda ndebe Innocent mimubwireho nari nicaye telefone irampamagara telefone impamagaye barambwira bati ese twagiye tubona amatangazo yanyu murangisha umuntu gutya na gutya uwo muntu mwaramubonye ndavuga ati ntago twamubonye none se ngewe ko hari gereza nagiye gusuramwe umuntu nkumva basomya aya mazina ya naye ayo mazina saye umuntu mushaka sa Sadunda amazina mbwiye mpita numva neza 100% na Sadunda ndangije ndavuga ati rero ibyo bintu bihagazeho neza ati wowe uzakora urugendo shuri cyangwa se uzaze kuri igereza runaka ubaza neza ndavuga ati se Sadunda ko bambwiye ngo yarapfuye najya amakuru nagiye nshakisha rwose abantu bakagenda bamamiriza ko yapfuye abandi bakambwira ngo yarapakiwe ajyanwa kwa muganga nkagerageza kubihuza naho ngaho nibyo byo muri gereza nkumva nta ndi kubihuriza ariko nabwo ndabyizera umuntu ashobora kwiyahura ntapfe byanga byakunda arafungwa
cyangwa umuntu akaba yaragiye kwiyahura ku mpamvu runaka akaba yibyo yari yakoze cyangwa yibyo yari yiketse runaka. Ayo makuru rero ngiye nkimara kuyumva navuze ati mbere yuko njyayo mfata umwanya nkajyayo reka ngende ndebe Innocent nimara kubona Innocent mubwire kuri ibyo bintu. Mwabantu mwemfasha umwanya ndaza ngeze mu rugo nsanga ntawe uhari na Jack nzawe nsanga ntawe uhari bajije abaturanyi barambwira ngo yazamukanye ihene ngo babonye azamukanye ihene aje kuragira. Ndavuga ati rero ngewe reka nzamuke ngera ahantu bantungiye urutoki mpagere ndebe nimba mubona mubwire kuri ibyo bintu mbere yuko nzajya kuri iyo gereza bandangiye mu nsengere bibuze ibyo bambwiye bari ukuri. Imana yabikoze imirimo n'ibitangaza tutazahwema kuye. Wakisawa rero nk'abantu mwe nta nubwo bimfashe kugenda nubwo nakoze urugendo rurerure ariko murabona ko Innocent ahantu yicaye dore nguriye mpise nanamubona ahubwo sinzi ahantu muhera. Mu minsi ishize twari twamubuze ariko ngo yari yigiriye gusenga niyo makuru naje kumenya nari nagiye mu rugo ndamubura na Jack atazi ahantu yagiye naho ndaza kumubaza neza ambwira ahantu yari yagiye mu by'ukuri ariko amakuru nari namenye ngo nuko yari yagiye gusenga. Nguye ahantu yicaye ndamwegera nyine tuganire ningira amahirwe araba afite imbaraga zo kunganiriza ariko ndakoresha ibishoboka byose kugira ngo tubashe kuganira byibuze ambwire n'uburyo ari kwiyumva. Mwiriwe nese neze bitikomera cyane urakomeye makuru y'iminsi biragenda neza. Uraragiye azane ko mbona ziyongerera n'izawe cyangwa n'iz'abaturanyi wazizana n'ibandi ari n'iz'umucecuru umva n'idi kwifashiriza ese ko izuba ryatse nta bwatsi ntabwo zose ari izanjye mbere ko iriya niyo yanjye niyo bandanye iyo niyo bakuragije ariko izi zindi ni iz'umucecuru turi kumwe barabufashije ngo nawe no kugira ngo azarirwe kuri irazuba ninjye wahirirwa zitoratora. Bwatsi bwaranabuze ndabona ibyakatsi byose byarumye ubu ngubu ntabwo ndi ikintu ziri kuri mbese ni ukugenda zitoratora zirya amakoma burya twiganire bwatsi usibye n'ibyatsi se wagize ngo n'abantu ubu ngubu ntabwo twumye. Ngewe maze gushiramo nimba ari ibi bintu napimaga ibiro 60 70 uri gupimira 64 biri kuburaho amatiyeri biri kuburaho amagarama usibye n'ibyatsi n'abantu twarumye izuba rimeze nabi. None se bimeze biti cyane umuhangayiko nyine nyashya komeza kwihangana abizi ko nizi saha ndi kurero naza hari birumvikana ariko nta kundi byagenda. Jewe njya nkunda kubwira abantu ngo ikintu cyose kibaho gifite impamvu kandi kiba gifite icyo gishaka kwigisha. Nta kintu na kimwe kijya gitungura Imana kibaho sibyo. Ikintu cyose kizakubaho ujye umenya ko hari impamvu. Shumune naje mu rugo cyo kureba ndakubura banana na Jack nawe ngo ntago yari azi igihe wabyukiye ugenda cyari bari bimeze bite wari wagiye. Hari igihe kigera kuvuga bikanga no kumenyesha bikanga. Hari ahantu twari kujya gusengera hari kure hari harimo urugendo biba ngombwa yuko tuzinduka nyine kugira ngo amasaha yo gusenga ataducika ko hari kure. Rero narabyutse naze kumukangura ndibyukira ndigendera. Nicyo nayo nagiye rero kubwira Imana ibyanjye. Imana irumva kandi igira neza bugacya bukira sibyo. Ibihe wenda umuntu ari gucamo uyu munsi ntabwo yari azi ko azabinyuramo. Mpamya neza rero ko hari n'ibindi bihe bishobora kuzaza byiza birenze ibi ngibi ushobora kuzacamo wowe ubwawe. Ni
rugamba n'ubu ntago ngende kubyiyumvisha impamvu ibi byose zikurira umuntu utazi nimba akiriho basize hari amakuru ndusha nayo pe nakomeje kubaza nkomeje kubaririza igisubizo ni bya bindi bampa umuntu yarapfuye ariko nta kundi byagenda ahubwo se wowe famiye yawe nta kintu ivuga kuri ibi bintu babitekereza iki byibuze bo nta ruhare rwabo mbega rugaragara bakubwira cyangwa ntabwo mukibasha kuvugana nabo tuvugana bisanzwe biraho barabimenye barabizi ariko nyine narababwiye ati se si makuru ye ntajya kwa muganga aho bambwiye bamujyanye si mubona tabwa ati ubwo tubirekere Imana nimba ariho nimba yarapfuye koko isaha nigera tuzabimenya narababwiye ati niba akabyegereza umutima bo bwabo babyakiriye ute bakimara kumva babwiye iyo nkuru turabumvije baruhutse bararuhutse barabyishimiye si ukuvuga ngo wenda ngo hari igihe umuntu ikibazo cyiza pati ukababara ikindi gico nyine ubu ahubwo hari impamvu itumye biba ariko ngewe sinzi impamvu niyumvishamo ko atapfuye cyane pe ntago niyumvishamo ko yapfuye amenya byose bizwi n'Imana n'Imana yonyine ibizi ariko nyine nimba ari uwo kubaho koko tuzamubona nimba ari no gutaha ubwo ni igihe cye cyari kigeze kugira ngo agende ko hari igihe upfa njye nibaza gupfa kwe ntabwo byanshimisha kuko reba situwasiyo ibyo yari arimo biragoye cyane ko wabona ijoro umeze kuriya biragoye ntabwo ngewe byanshimisha ko yapfa ameze kuriya pe basi yaba Imana arimo ayahagahe gato akitekerezaho akabona ko ari ngombwa guhinduka akongera akavuga Imana nk'uko yayivugaga mbere kandi atari kuyivuga gusa no kuyikorera naho kuvuga gutya ngo arapfuye gutya Mana byambabaza pe biragoye ndetse cyane nanjye kukureba cyangwa nkubaza amakuru ubaze bimeze bite nimba nawe nta yandi makuru ufite gusa ikintu gihari ni kimwe hari amakuru mfite ariko ntago nyizeye neza ijana kuri ndi ameze ate hari amakuru mfite ariko ntago ndishuwa neza bizansaba kubanza nkigerera kuri tere nkareba neza nimba ibyo bintu bambwiye nimba ari byo njye nari ndi mu rugo umuntu arampamagara kuri telefone tuganira ibintu byinshi arambaza se umuntu mushaka muvuga ko yapfuye amazina ye saya naya arayambwira aramubwira ati nayo rwose yahene se yageze hirya yo urumva arayambwira ati rero njyewe nasuye umuntu muri gereza uyu muntu muri gereza hari ukuntu bahamagara amazina numva bahamagaye amazina y'uwo muntu kandi ni inahangaha mpita numva amazina bahamagaye ahura neza n'amazina y'umuntu muri gushaka yagenda gake uvuze ngo uri kwirukanka cyane ndi kukubwira ngo umuntu yampamagaye kuri telefone arangije arambwira ngo umuntu muri gushaka yitwa gutya na gutya muvuga ko yanapfuye ati nuko ndamubaza sino se basi umurambo we barawubonye ati ntago ari umurambo babonye ahubwo ngiye nasuye umuntu muri gereza hari ukuntu bari guhamagara amazina n'ibiki y'abantu bafunzwe se y'abantu bafunzwe numva n'uburetse sindishuwa neza numva amazina ye bahamagaye ayo mazina ayambwiye mpita numva nayasadundi 100%. Ndaje namubwira ati se urishuwa neza ibyo bintu bya ati ngiye ndishuwa neza aya mazina nayumvishe ati ahubwo wowe nibiba ngombwa uzaze ugaruke inangaha noneho ujye muri iyo gereza nuhagera nyumva neza nuhagera ubaze neza urebe nimba ari we
ngahita mvuga ati se nimba umuntu yariyahuye agatwarwa mu modoka akajya, ese baba baramujyanye kwa muganga yamara gukira akaba afunzwe kuko iyo wiyahuye n'ubundi uba ugomba gufungwa. hari ibintu bizamo urujijo. Ni rwo rujijo nagize. Ushatse kumbwira ko ari muzima se? Ntabwo ndishuwa neza. Njye ikintu ngomba gukora ni kimwe, nira hakurya n'ubundi mwakara karere yaguyemo. Njyewe ikintu ngomba gukora ni kimwe, ntabwo ndi kubwire ngo tujyana aka kanya kuko ntarabashuwa neza. Ntabwo turi bujyane Innocent. Reka ngende mbanze menya amakuru neza ijana kurindi ko ahari. Ntabwo nakureka ngo urumva ihangane, ntabwo ndabimenya neza kuko n'abantu barabeshya. Si bibushoboka se umuntu ashobora kukubeshya. Njye namubwiye ati ndaza tuvugana kuri telefone uzanjyane kuri iyo gereza mpagere ndebe. Navuga ati rero mbere yuko njyayo kugira ngo utazumva ibintu wenda bigutunguye, reka nze mbanze mbikubwire ukuntu ibintu bimeze, njyewe usigare nawe unsengera ngereyo ndebe ko namubona. Ningira amahirwe nzasanga ari we, ningira imyaka nyine ubwo bizaba byararangiye. Unsengere ngiye kugenda none nzajya ejo. Urakaraba nanjye nkaraba. Ujya ihangane uguma hangaha. Hanyuma nicare ntabwo uri bwicare. Guma hangaha ugume mu rugo ngewe ngende kuko amatike ni menshi. Wenda igihe runaka ndamutse nsanze nazaza nkakubwira tukareba ibindi twakora, sibyo? Mana yanjye ushimwe, Imana ifasha asanga ari byo we. Ntabwo nibusha ko yaba yarapfuye. Sinzi. Amasengesho ameze iminsi hari icyo yakora. Hari icyo Imana ikora buriya gusenga rega bitwegeranya n'Imana, kandi Imana iyo yegereye neza icyo usabye cyose uragihabwa. Njyewe rero reka ndike no gutinda ahubwo. Namaze akanya nicyo yaramo. Ejo uzajyayo. Uzababarire nuvayo. Nako ukinagerayo ukabona ibyo bakubwiye ari byo. Njye nzatanza nkubwira ahubwo nzagerageza ndeke ukuntu ndaratubonanye. Sibyo? Reka ngende mpoza amakuru neza, we komeza uragira ihene nibinkundira ubwo ngubwo nzaza nkubwire. Kuki? Sha byaba ari byiza. Oya nzaza nkubwire ho. Sondo ubwo yaba yarazize iki? Ntabwo ndamenya amakuru neza 100%, ariko nibinkundira ngasanga ari byo koko. Wowe ukigerayo numara kukonfirmira ko ibyo bintu ari byo uzahita baromamaga. Njye nzata nkubwira, njye nzazana nakwireba. Abantu benshi bari mu rujijo. Kuko nanjye ndibaza ese umuntu yaba yarapfuye leta ntiduhamagara isaha izi nizi. Abantu bose baramamagara mbura icyo mbasubiza. Ihangana nanjye ati ndihanganya ko sinzi nimba imayiti yarapfuye koko. Sana mikrofone ngende komeza usenga ujye kumava amasengesho yakube 3. Sawa reka ngende ningira amahirwe bwo ngubwo. Imana kugenda imbere ufashe ukigera ukabona njyewe ngenza amakuru nzaza nyizaniye. Ndabura. Sawa ibihe byiza nsuriza na Jack. Sawa Imana bandindire namwe mu nsengere wenda ibyo ngiyemo nsanga ari byo, kandi mukomeze mutube hafi. Imana bampera umugisha. Bye.